my brothers, buri munsi kose wa online business hari message kunze kwakira cyane. Message yambira ibimbwira ngo man ibyo bora ntabwo bisamira nkano se nka TMP. Iyo bora singa TMP. Indi message nkunda kubona nivuga ngo ibyo TMP yadukore ntabwo wabibonye n'ibindi bintu byinshi cyane. Angari hari kurinje kubabwira gutandukanye na video nakoze nagendaga mbibabwiramo ariko ubu ngubu ngagarutse kugira ngo ngere duse naho tubisuramo kubera ko bisa naho mutabyumvise neza. Ngiyewe sinkunza gusezeranya abantu ngo mbabwire ngo iyi online business is about forever kuko nanjye simba nzi ngo zakozwe nande bizagenda bite. Ahubwo mbabwira probabilities zishoboka. Abantu bose tumaze gukorana kuva natangira ibintu byo gukora mu online. Abantu bose twinjiranye nta hantu twahomba. Ndabizi neza abantu benshi bashobora kuza hanga muri comment bagatanga ubuhamya yuko uwanyumvise agatangirana nanjye bitwata tutangirana aka kanya nta abantu barahomba kireka muri TMP kandi rabatwitse nangira anwika nta nubwo ushobora no kuba promising ngo nimuza ngo tugakorana ngo ntabwo muzigera muhomba. No, ntabwo nayibasezeranya kabisa kubera yuko ibi bintu banyuru kubyubaka simba mbazi no kubona update nkabona makuru wende nyabonera igihe nundi wari wese uburyo bwo kuba yabona buhari akaba yabibona. Rero jewe sinkora sincuruza online business singirute ahubwo nanjye na joininga nkagerageza amahirwe nkuko namwe mushobora kuba mwagerageza. Gusa hari ubwo nza nkabahereza nkabahereza update y'ibyabaye ntabwo ndimo kwamamaza ahubwo muri kugira ngo abantu tweshe turebe ngo ni basi niba twahiriye hamwe turebe ko nibura hande dushobora kuba twareba uburyo twakwisubiza. Rero ushobora kuba rwa mbere geze kuri YouTube channel yanjye ushobora gukana subscribe mu gihe ukunda ibintu bya online cyangwa ubushaka kumenya makuru yabyo. Si itegeko ngo uvuge ngo wena ngo right joininga ntuze iyo online ivutse wazana joininga nindi cyangwa ukanabyihorera ariko ushobora no kudakora subscribe ukikomereza mu gihe wumva uvuga ati sishaka ibintu biganiro bizongera kongeraho. Byose ni ku giti cyane. So ahangaha rero narinje kubabwira kubera yuko message nkunde kwakira nyine nizo ngizo zikoze kumbwira ngo ibyo TMP yadukoreye twarabibonyesha ngo iyo online business ni scam mwana. I know ni scam izaratwika n'ibindi byose narabibabwiye murareba video yingi muri kubana no hejuru ahangaha ukana kuri karakantu kameze nka urahita ubibona. Iyi online business iyo yose ntabwo tuba tuzi ngo iraje ni tuba tuzi ngo ninde wayifunguye. Nta n'umuhanga ushobora kukubwira ngo izamara igihe runaka. Even na nyiri kwishinga iyo umaje ngase ubona business yawe izarangira cyangwa kano kantu ufunguye kazamara igihe kingana iki arabwira ngo kazabaho mirere na mirere ariko kuri abarimo arakubeshya kuko umuntu ufite ibanga wenyine wo kumenya ngo bizarangira ryari ni nyiri gukora iyo ntuze nyiri gukora iyo application runaka cyangwa iyo website yafunguye. So rero icyo mbwira abantu tugiye ko turi gukorana ndabwira ati iyi irafunguye basha gushyiramo amafaranga utabura ngomba guteje ikibazo kinini cyane. Impamvu abantu benshi bahise bahamuka n'uburyo twebije muri TMP twashyizemo amafaranga menshi. To be honest twashyizemo amafaranga menshi hanyuma n'inyungu zikajya ziza gakeya. Yari ifite amananiza menshi ariko kubera ko twabonaga nyine turi kuguka twaravuga ati uyifashwe kageranya na business sanzwe uko biri kose iraruta business sanzwe mu kwinjiza. Umuntu akihangana akavuga ati reka bikore ariko mu byukuri wasangaga ushyiramo nk'ibihumbi make 22 ugasanga kugira ngo amafaranga ushobora kwinjiza kuri 22 na amafaranga 325 mu gihe ahandi ushyiramo amafaranga utu business duto ari impamvu nkunza kuvuga ati dushya vuba ariko basta harwo tugena tugusigiye inoze tugusigiye amafaranga yawe harwo yakuramo hari no gukuba hari nubwo unakuba cyane. Nkungu urebye iyi ngiyi urimo urabona bita Anywhere ari n'amafaranga maze kuryamo. Urebye n'iyi ngiyi bita Nikon ari n'amafaranga maze kuryamo ibihumbi 100 gukomeza. Ni amafaranga menshi kabisa. Hari iyi bita Paterne ntago nakunze kuyikoresha cyane ariko nayo urabona ko amafaranga nashyizemo yavuyemo. So ikibazo rero si ukubivuga ko ari uko zidakora cyangwa nta bantu zikiza. Nkunze kuvuga ngo hamwe abantu bahiriye abandi barahahirirwa. Mubyumve neza so mwumve ko wenda ko ari ukwiyemera ku bantu cyangwa n'iki ariko wumve ko aho hantu wahiriye hari abandi bahurira amahirwe. Iyo habonetse reka gukoresha izo ngero wenda ngo iyo habonetse abarwayi benshi muganga abona akazi ngo cyangwa iyo habonetse ibiki byose abantu babone intoze reka turebe kubikoresha ariko mwumve yuko uko abantu bose ntago twese turemye kimwe
nta nubwo n'abantu twese twakorewe kugira ngo tuzakore online business. Never, ntabwo twese twakora online business. Nk'uko abantu bose tutaremewe kuba abaganga, ushobora no kugenda ukabyiga ukiga ikiganga, wajya kuvura bikakunanira, skills uzifite ariko impano yo kuvura ukumva ntayirimo, wabivura ukabona ntabwo bikunda. Ushobora kugira gutyo ugasanga abantu bose ntabwo twaba abashoferi, ariko hari umuntu ugira gutyo atari ndirego ngane niga umwanya munini cyane, utwize twese tugata tujyamo akadukora neza. Abantu bose ntabwo twaremewe ngo tuba abacuruzi ducuruze ubucoshe n'ibiki byose ngo bikunde. Hari umuntu ushobora kugenda yajya muri boutique yari yuzuye ifite amamiliyoni yayigeramo mu gihe cy'ukwezi kumwe ikabirahombye. Bivuze ngo uwo muntu hari yindi mpano afite yo kugira ibindi binakora, ntago afite impano yo kuvuga ngo aragucuruza amafaranga yagira gutya amenye uburyo bw'amanuzi bwa cash flow bwo kuba yakoresha amafaranga ari kuva muri boutique. Ariko ubwo buryo atafite bwo gucuruza boutique, afite indi mpano ishobora kuba yamutunga. Buri muntu Imana yaremye yagiye imuhereza n'ikintu kizamutunga. Sinzi niba muri muranyumva neza. To be honest, buri muntu Imana yaremye yamuhaye uburyo bwo kugira ngo azabashe kubaho. Ahubwo ikibazo kibi cyo kumenya ngo ese ngewe impano yanjye ni iyihe, ni hehe shoboye nkora ikintu nkishimiye kugira ngo mbasi bari cyo njyamo. Ahangaha ntago babwira amazina y'abantu, ariko ku bantu bajya kuri bafite amatelegram bajya banagerageza kureba muri bino bintu bigendanye na online, hari abasore muzi bakize bakiriye muri bino bintu bya online. Hari natwe tuza turimo turagerageza, umunsi umwe tukarya undi munsi tugashya. Ibyo murabizi ko bitubaho. So ariko kubushya cyangwa kuba wenda urya ntibivuze yuko nawe iyo ngiye ari noze ari ikosa ryawe. Ikosa ryawe ni uko uri ahantu utakabaye uri kujya. Nkunze kubwira abantu, hari abantu tubajya tubana muri groupe mu magroupe runaka, akazagira ati mani mwagiye gushaka turimo tw'amaboko, mwagiye guhinga, mwagize ute. Yes, impamvu ari kubivuga ni uko iyo niyo domain ye, ni ari kumva kariyeri yiwe iri. Kubera ko arabizi ko iyo yahinze agahinga neza abona amafaranga avuye mu guhinga akunguka. Wowe rero ni umwishinga usanzwe utagira, wenda tuvuge wenda wari umu content creator, wari umu dancer, wari umuhanzi, wari umukwaferi, akavuga ati giye gikwaferi kirana ndeka ngiye guhinga, uzahinga naho byange. None ujye uvuga ati Imana yandemeye iki, abandi bantu ko bakora bigakunda, ngiye kuya ahantu hose ngiye byanga. Ikiri ukwiye kumenya no buriya hari iminsi ibiri yo kwishima. Umunsi uvuka, ababyeyi bakwiye kwishima yuko babonye undi muntu wiyongere mu muryango. Undi munsi ukwiye kwishima ni umunsi wamenye ikintu waremewe gukora. Kuko buri muntu wese hano ku isi aremewe kugira ikintu yakora kibyarira society inyungu. Kandi iyo ugize ikintu ukora buri gihe kibyarira society inyungu, nawe ubona umugisha cyangwa ubona umusaruro uvuye muri bya bindi wakoze. Service rero ushobora kuba wakora, ikintu cyose ushobora kuba wakora kigirira isosiyete inyungu, nawe kirakungura kuko ubonaho profit y'ibyo wakoze. Waba uri umucuranzi ucurangira abantu bakwishima, Imana ikaguhembera muri ibyo ngibyo. Yaba babandi bashobora kugwa amafaranga, ni mu gihe wenda tuvuge we mukora karaoke n'ibindi, ukabona amafaranga avuye mu gucuranga kubera ko abantu bishimye. Yaba ucuranga mu rusengero ushobora kutabona amafaranga ukanya kubera uko wenda uri kuvuga gukora umurimo w'Imana, ariko mu byo ukora iyo ubikoze ukabishyiramo discipline, ukabana n'abantu neza amahoro, nabyo ubwabyo bitanga inyungu. So buri kintu cyose rero kigira, buri muntu wese agira itarantoye, ahubwo ikibazo kibi cyo kumenya ngo ni iyihe ndayikoresha mu buhe buryo. Bon, reka tureka gutinda kuri ibyo ngibyo, tutaza kujya mu byo kwigisha wenda nk'ijambo ry'Imana, ahubwo twivugire ku byacu bigendanye na online. Ahangaha icyo turi kuvuga, buri munsi online business zirasohoka. To be honest, buri munsi online business zirafunga. Muri konyumva? Buri munsi online business zirasohoka nyinshi. Icyo ubusabwa rero ni ukumenya amakuru, ukinjira mbere, ukabana n'abandi, ukagira. Iyo ugiye gutekereza ngo ngiye kubanza ngo ndebe ngo bizagana shango buretse gatoya shango gitongera kuntwika ngo buretse gato, birangira ahubwo uvuze ariko Mana ngo ndi kubona barimo barakura amafaranga nanjye ngo washora ngo reka kiramo make ngo baze ngo reka ngire ndebe, uhagushyira mu gataba bifunga.
niko bimeze. Igihari rero uba ugomba kumenya ngo ndakora iki mu gihe kimeze uti. Nicyo cyonyine, nibwo buryo bwonyine buhari. So reka tureke wenda gutinda mu bigendanye no gukomeza kuganira ku kigendanye na meze nk'ijambo ry'Imana cyangwa iki, ahubwo wenda twivugire kuri ibi byacu bya online. So hari icyo nari ndimo ndababwira, ndi kubabwira ati message nkunda kwakira niziba ziri kumbwira ati ese iyo bolo ntimeze nka TMP, iyo bolo ntimeze nka nuze ama online ni scam, ibyo ntuzi yadukore narabibonye n'ibiki byose. Ukuri guhari kwiza ukwiye kumenya kwagufasha mu gihe udafana ibi bigendanye na online, kwayitinga unajye kure y'uvuga ibya online. Nubwo buryo bwiza iyo ushaka ko dukunze kwiga cyangwa tukunze kumva spirit ivuga ngo mbwira uwo mugendana amenye uburiwe, sibyo? Niba ukunda kubyumva ariko uvuga ngo sinabikora naho wanyica ngo ngewe reka sinakongera gukora online business, sinakongera gushoramo. Ukugenda ubyumva keshi, ukugenda ubona benshi bari kunguka. Nta muntu kwisi utifuza kubona arimo arunguka. Rero nukomeza kugenda ubibona keshi, bizageraho nawe bikujyemo ushiduka wabikoze. Beta quieting. Nimba warakoze na subscribe, kora unsubscribe kugira ngo ibintu bitazongera kubibona. Nimba wana following akunuze muri group, genda muri group cyangwa ahandi mu zindi group ufite z'ama online ukore left. Niba ngombwa uvuge ati jewe uyu muntu sinzogera kumurebera ntuze status kubera ko ibyo nashyiramo nibigendanye na online gusa. Quieting. Genda kumva. Kubera yuko experience maze kubona uko ugenda ubona ikintu keshi kiguca mu maso, ugeraho ugashaka kumenya amatsiko yacyo. Hari umushuti wanjye tubana yagera kubera gukunda kumva indirimbo ageraho ntazikunda pe, ariko ageraho ukajya kumva akubisemo ako kantu. Tunose nawe watangiye kuzirimba, tunose ko numvana namaze no kwibroka nayimenye irangiye. Kubera iki? Buri munsi uko abyutse cyangwa uko agize gute iyo ndirimbo mucaho kumuca mu matwi, agera akayifata atanabishaka. Na online rero zikomeje kugucaho keshi byageraho ukazazikora utanabishaka, utazi igihe wazikoreye. Beta quietinga uve mu nzira. Yes, ni uburyo bwiza. Ikindi ni ukumenya yuko iyo utemera kwunguka, iyo utemera guhomba ngo ushore, n'ubu unakwiye kwemera kunguka. Kubera yuko buri kintu cyari cyo cyose kibaho kugira ngo ubone inyungu bisaba igitambo. Bisaba kwigomwa umwanya, bisaba kwigomwa your economy cyangwa amafaranga yawe, bisaba ntabwo ushobora kugira ikintu ugeraho nta kintu wemeye gutakaza. Uko niko kuri guhari. Kugira ngo ugire ikintu ugeraho bigusaba kugira ikintu wemera kurekura. Kavuga ati reka ndikuri iki ngiki, kandi ntabwo urekura ikintu kidafite umumaro kugira ngo ubone icyumumaro. No, ahubwo urekura icyari gifite umumaro kugira ngo ubone igifite umumaro kurutaho. So nandi kubabwira rero ko hari ama online yasohotse, yaba Unicorn, yaba Anyway cyari gukora neza, yaba iyi ngiyi yasohotse no munsi bita imbari SGK. Nago nkiri kunyina, nago nahise nkafata cyane. Abantu bagira impamvu ntari kuvuga ngo wena ngo muze ngo mvuge ngo online business nuko uyu munsi ino video ushobora kuzakugeraho hashize iminsi 3, ishobora kuzakugeraho hashize icyumweru. Navuga ngo yasohotse no munsi ukagira ngo yasohotse kuri icyo cyumweru kandi imaze icyumweru. Beta ujye unareba ngo na video imaze igihe kingana iki. Niyo mpamvu bavuga ngo mukore subscribe kugira ngo video niza mujye muhita muyibona, mwinjirane n'abandi cyangwa mu joining group kugira ngo nihagira ikiba tukabitangaza muhite mugira. To be honest, TMP yaradutwise pe. Dore impamvu rero hari itandukaniro rya TMP kudutwika kwayo n'ibindi bintu. Icyambere, TMP twashoraga amafaranga menshi, twese turabyemera. TMP yungukaga gakeya igenda gahoro, nacyo turabizi. TMP icya gatatu yari limite, yagiraga umunsi ugomba kubikura amafaranga. Ibyo ngibyo rero byatumaga utabasha gukuramo utwawe kugira ngo nijya gufunguza abe nibara kintu wakuyemo. Ariko tutu business dutoya tuba turi gusohoka cyangwa izi business ziri gusohoka zo
buri munsi ubwo ushobora kubikuza, ushobora no kubikuza inshuro irenze imwe. Urumva ko biba ari ibintu byiza cyane. Noneho ndumva inyungu zazo noneho za tuno tu business dutoya, ubushanga ari ahantu ushobora gusohora 10,000, 5,000, 10,000 na bingahe. Ayo mafaranga mu minsi 5 akabaragarutse. Yamara kugaruka ugasigara uvuga ati noneho ayanjye ndayabonye, reka noneho nge nza ndebemo. Ndavuga ku bantu badakunda kugira gusharinga abandi, reka noneho mbe ndimo ndindire igihe izafungira, uko amafaranga azajya ageraho nzajya nza mbikuza kuko bira bintu batubeshyaga ngo urakora task yari scam nabyo. Wabonye ngo urakora task iyo koko TMP ari ama ads tuvuga iyo koko yarabinjirizaga, nta nubwo byari ngombwa yo kuvuga ngo dukomeze ngo twongere abandi mafaranga kugira ngo bakunde bagire. Bari kutureka kuko n'ubundi ayo amatangazo ari kuba yinjiza yari kuba ari menshi cyane kuruta ayo twiri gushora. Ariko mwarabonye ko nyine ari nuze. Rero uburyo bwa nyabwo ukuri guhari ibi ngibi by'amapyramids ni ukurindira ukajya urya ay'abandi. Iyo rero bigiye gushya waratinze urahomba. Ikibi cya zino ntuze nkuko bakunze kubitubwira, iyo giye gushya ntunareba website ngo ibigikunda, website bayapfuye ntibamenye uburyo bwo gukurikirana. So amahitamo nayawe rero mu kuvuga nimba wenda wajoininga cyangwa mu kuba wabireka ukavuga ati giye ndakomeza ubuzima bwanjye bwite. Nabasobanurire yuko buri bantu bose ntago twaremewe gukora online business. Uyu munsi wowe wayikora ikaguhira, undi yaza yakwigana ikagira ikamuhombya. Uyu munsi wakora ubucuruzi, undi yaza kukwigana aho uri gucuruza bikamuhombera, yanashyizemo menshi kukurusha, wenda yanagerageje no kwita ku bantu kukurusha, akajya homba atazi ko byagenze. Uyu munsi wajya mu kimotari, undi yaje kukwigana akajya homba buri munsi cyangwa akajyagwa. Buri kintu icyo ari cyo cyose nta muntu ugenda nk'uko ndagenze. Buri muntu wari wese afite itaranto ye. Ibyiza no kumenya ngo shobora kugerageza n'amahirwe, ariko mbonye bitanampira ngize rimwe kabiri wanebireka. Gusa hari ikintu kimwe abanyine mukwiye kumenya, ntabwo buri munsi, ntabwo uyu munsi kuba wenda watsitaye ukagwa bizakubuza kongera kugenda. Ari byo bintu ndi kubona mindset yajemo ku bantu bakoze TMP twarikoze turashya, I know. Ariko kuba byarabaye ntibivuze yuko amahirwe y'ibyo bintu yarangiye cyangwa udashobora kongera guhaguruka ngo ugende. Iyo uhombye rimwe mu buzima ntibivuze ngo usuzongera gucuruza, urongera ugahaguruka ukagerageza. Ahubwo wabyira byaba beta ukareba ngo ese nagwiriye hehe, niki nakora kugira ngo hano naguye nongere mpabyuke. So murakoze kuntiza rero minota ngo tuganire. Abashaka kujoininga iyi group muyijyemo kandi mukore na subscribe. Nimo bikora tuzajya tubana umunsi ku wundi, ariko saga hato ku muntu uri kumva bishaka abikore, ariko numva utabishaka si byiza kujya mu bintu uri kumva ufitiye ubwoba, kuko ejo bibiramutse bibaye